amabanga yawe udakwiye kuvuga uko byaba bimeze kose. Inshuti zasonjera mumeze mutendezera ko muri mwese mumeze neza, banzo mbe subscribe niba bwa mbere ugeze kuri YouTube ya Sonjera. Uyu munsi ngiye kukubwira amabanga udakwiye kuvuga, utakwiye kubwira umuntu uwo ari we wese, abe uwo muvukana, abe inshuti yawe magara, wa undi mwasangiye akabisi nagahiye. Aya mabanga azaguma ari ibanga kuri wowe kubera yuko ni ingenzi cyane. Nuramuko ubikoze ukabivuga, ibizakubaho rwose uzabyirengere. Icyambere ni imigambi yawe yose. Ntukavuga ibyo uteganya gukora byose. Hari abantu babyumva bakakubuza amahirwe utarayabona. Mu byukuri ahangahe icyo nakubwira nuko kuvuga imigambi yawe, ibyo uteganya kugeraho, ibyo ushaka kuzageraho mu buzima, ibyo uri gukora, ibyo ugiye kumva, ibingibi bituma abantu bamwe na bamwe bashobora kuba bakubuza ayo mahirwe kubera yuko inshuti zacu zimwe na zimwe abari abanzi bacu bakomeye mu ibanga. Rero aya mabanga ajye uyicecekera kubera yuko ntabwo rwose azagufasha kuba yagira ikintu na kimwe yagufasha cyo gutera imbere, ahubwo atuma usubira inyuma kubera yuko mwebwe ko mbabwira ko inshuti zacu mu ibanga aba ari abanzi. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga inyungu cyangwa amafaranga ufite. Mu by'ukuri amafaranga ufite nibyo aho bikureba, agenda wicecekere witurize, yaba n'umubyeyi wawe, yaba umukunzi wawe, yaba umugabo wawe, yaba inshuti yawe magara wawe uvuga ngo yananyitangira. Aya mabanga rwose ntuzigere umubwira inyungu yawe cyangwa amafaranga ufite. Ikindi cya gatatu, ibibazo byawe byose. Mu by'ukuri si buri wese wumva uko ubwira ibibazo byawe ngo arakumva cyangwa se ngo ayumva babajwe nuko ubifite. Bamwe barabyishimira bakajya bakwishimira bati nakose kagira ibibazo, nakose byagenda gutya na gutya. Inshuti zasonjera rero ahanga ndashaka kukubwira ngo rwose nimba ukunda ubuzima bwawe icecekere. Hari ibintu udakwiye kubwira abantu kubera yuko abantu benshi abarabanzi bawe, benshi baba bagufitiye ishyari. Rero kujya kubwira umuntu ngo urabona ngo ibibazo ngo iwacu ngo iki, ibi bintu ntago ari byiza. Ikindi cya gatatu ni ukubwira umuntu ukuntu wigeze watsindwa mu kintu runaka. Mu by'ukuri nimba hari nk'abantu usanga umuntu uri kumubwira ngo urabona ngo ngewe ngo kera ngo buriya ngo nari meze gutya na gutya, amabanga yawe yahahise yimenyere, wijya kwirirwa uyavuga. Kubwira umuntu ahahise hawe ni hahandi umubwira ngo ngewe kera buriya nabayeho gutya, cyane cyane yari habi. Biba byiza iyo uhicecekeye ntuhavuge kubera yuko uwo muntu iyo mugize akantu mupfa gatoya agenda akakuvugavuga akaguteza abantu. Mu by'ukuri hari abantu benshi b'inzobere bagiye bagaragaza ko kuvuga hahise hawe nta kintu buri kwikururira usibye kuba bazahagucyurira. Uyu munsi mureke mbabwire, hari umuntu wigeze nganiriza mubwira ikibazo nahuye nacyo cyo mu bwana bwanjye, ndakimuganiriza numvuga ko ari umuntu wo kutuma ntuza, akambwira ati pole, ariko nyuma twaje gushwana arambwira ati se kuba byaragenze gutya na gutya, n'undi arabinyurira. Rero kubwira umuntu hahise hawe ntago ari byiza. Ikindi ni ukubwira umuntu uko watsinzwe. Niba warigeze ugera mu kintu kikagucanga kikakubabaza ukumva kigutesheje umutwe, mu by'ukuri ibyo bigomba kuganirwa n'abantu bake bizewe cyane. Kandi mbabwira ngo ujye wirinda kwizera kubera ko muri iyi si nta muntu wizewe, nta muntu uri seriye, nta muntu utakugambanira. N'inshuti magara ejo umwanzi, umva n'umugabo wawe ejo mwadivorusa, yewe hari n'ababyeyi bakwanga da, wenda ntago ari bose ariko kuri isi y'Imana nta muntu utakugambanira. Niyo mpamvu rero uko watsinzwe ukwiye kubyimenyera. Ikindi ni ukuvuga ibanga ry'umuryango wawe. Ibintu by'umuryango wawe byimenyere. Ibi uri kubibwira ntacyo aragufasha, uri kubiganiriza ntacyo azakumarira. Rero ibanga ry'umuryango wawe kujya kumubwira ngo urabona ngo papa ngo gutya na gutya, ngo ahise wo umuryango wacu, ngo urabona ngo mama ngo yakoze ibi n'ibi, ngo urabona mukuru wanjye, ibi bintu ntabwo ari byiza. Icyo uri kwikururira nta kindi ni ugutuma umuntu azajya kujajinga. Niba waramubwiye ati tuvuge nk'urugero nari mfite mukuru wanjye wenda se ukanyura ukamubwira ati nari mfite mukuru wanjye wenda se w'indaya, nta kindi ubukoze. Rimwe na rimwe azajya agenda abwira abantu ati uriya ati famiye yabo ni indaya, cyangwa akamubwira ati mfite mukuru wanjye wanze ishuri, aturiya ati yewe aturiya ni indaya, ati buri abana be na ba nyina babo niko bameze, turumva se batarafashe imico yiwabo. Ugasanga umuntu ari kwirirwa kujajinga kubera akantu gato yawakoze ko kujya kumwibwira ugira ibintu intambara. Mu by'ukuri ibyo bintu byimenyere. Ikindi ni ukubwira umuntu ibyo uteganya kugeraho. Niba ufite imishinga, niba ufite imipangu yawe, niba ufite ikintu ushaka gukora, byimenyere, kuko kubibwira abantu nta kindi kintu biri bugufashe usibye gutuma bagenda bakuvuga nta kindi. Rero ikindi kintu udakwiye kuvuga ni ibintu bijyanye n'urukundo rwawe, amarangamutima, relationship. Niba ufite umukunzi byimenyere. Kuba wamushyira hanze it's okay, ariko kujya ubwira ukagira inshuti wizera ukajya ubwira ngo urabona ngo ngiye na sheri wawe ngo tuzajya, ngo ngiye na sheri wanjye tuzakora iki, sheri wanjye amibi, sheri wanjye nkorera ibi n'ibi, sheri wanjye arankunda, sheri. Mureke mbabwize ukuri, ngiye nari mfite umukunzi
kera ndi umwana ari umutipe wankundaga pe, wankundaga uri seriye ufite urukundo, ariko kubera kuguma ngenda nzambwira inshuti yanjye nkayiganiriza ibintu by'urukundo rwanjye nawe muzi cyabayeho, byarangiye anciye inyuma akajya mumperanyaho. Noneho kubera ko uwo mutipe nawe yumva ibintu byacu byose abizi, bikamugora kutabyemera, ngo yumve ko wenda ngo ari kumbeshyera, ngo yumve ko wenda ngo ari kuvuga ibintu bitari seriye, kubera yuko wenda se namubwiye ati njye na sheri wanjye ejo tuzajya iwabo, njye na sheri wanjye ibi n'ibi nyine nkamubwira ibintu byose bya relationship yanjye, kandi n'umukobwa nkamubwira ibintu byanjye byose by'ubuzima bwanjye bwose. Urumva rero niba agiye akabwira umukunzi wanjye ikintu kandi azi ko n'ibyo yamubwiye byose nyine byari ukuri, cyangwa akamubwira ikintu kimwe mu byo twakoze byatumaga umukunzi wanjye agira ute avuga ati bya bintu ni ukuri, byaje kurangira muntwaye. Rero usibye ko batamaranye akanya nabo bahise batandukana, ariko kugenda mubwira mvuga ibintu by'ama relationship yawe rwose nawe bikubera isomo ntuzabikore. Ikindi kintu gikomeye cyane, iki ngiki ugishyire mu mutwe wawe nubwo byaba bimeze gute, ntuzigere ukivuga, kubera yuko nukivuga ibi bintu byo bizanagutera depression. Ni ukubwira umuntu ikintu utikundaho ku mubiri wawe. Ahangaha ngiye kubabwira akantu nabwo nigeze nyuramo mbere. Murabizi ko nari mbyibushye cyane, ifite ibiro 98, nari ifite inshuti yanjye rero, noneho nkajya nyereka ukuntu uwo mubyibuho unteye ikibazo, nkamubwira ukuntu rwose n'umukunzi wanjye atakundaga uwo mubyibuho. Ibi byaje gutuma inshuti yanjye nita inshuti magara itangira kujya insesereza ikurikije uwo mubyibuho, twaba twankashwanye dupfuye akantu, akambwira nabi, akambwira iby'uwo mubyibuho, akanyibutsa ko mbyibushye cyane, akanyibutsa ko kubera mbyibushye nkaba mfite imyaka 20 ariko nkaba ngaragara nk'umuntu ufite imyaka 45. Ako kantu rero akajya kanyurira, akajya anyereka ko ndi munsi ye, anyereka ko nta kigenda. Kubera iki? Kubera kumwereka ko mfite impungenge z'uko mbyibushye. Rero reka mbabwire, hari n'undi mukobwa nzi nawe wabwanirije umuntu aramubwira ati ngiye buriya nirikunda nteye neza, mfite ikibuno ariko izuru ryanjye ntabwo ndikunda. Rero kubera ko wabiganirije umuntu bashwanye aza kumutuka, hari ukuntu abantu bashwana bagatongana umuntu akakurira, aramubwira ati ubundi icyo kizuru cyawe kimeze nk'imizinga cyatumutekereza. Can you imagine ko waganirije umuntu, umuganiriza umubwira ati shangiye buriya iki niki, urumva ikintu yamubwiye. Rero kubwira inshuti yawe cyangwa se umuntu wizeye ukamubwira ngo iki niki singikunda ku mubiri wawe, umva izo insecure zawe, izo insecurity zawe zihorere, uzimenyere, ujye uvuga uti mana we iyi nda yanjye nini sinyikunda. Ariko nuba uri mu bantu ube proud of yourself, uvuga uti ndi mwiza, ndakeye, ndarenze. Ibindi bintu byo kujya uvuga ngo ibi nibi ngo wasanga ibyo bindi byihorere, ahubwo wowe nurangiza ugira ute ujye uvuga ibyiza, wivugeho ibyiza. Iki kintu nacyo kizagufasha muri ubu buzima. Ikindi kintu udakwiye kubwira abantu ni intego zawe z'ahazaza. Uvuge ngo ngewe nzashaka mu myaka iniyi, ngewe nzashakana na runaka, ngewe nzakora business iniyi. Ibyo ni ibintu byawe by'ahazaza. Kubibwira abantu mbibutse ko bituma abantu batuma utabigeraho. Rero ibi bintu byicecekere, ubyimenyere muri ubu buzima. Ikintu cya mbere ni ukugira ibanga. Mbibutse ko kugira ibanga ugakora ibintu byawe bucece bituma ibi bintu bigeraho. Ikindi ni ukuvuga umushahara wawe uhembwa mu kazi. Kujya kubwira umuntu ngo mpembwaya cyangwa inyungu yawe ukura muri business ntabwo ari byiza, kubera ko iyo ari business uba uri kwikururira aba competitor. Iyo ari akazi uba uri kwikururira abantu bashobora kuba bakudepasa kugira ngo bakunyureho. Jya wicecekera. Noneho reba ubwiye umubyeyi wawe ngo mpembwa miliyoni, mu kanya akeneye wenda igitenge cyangwa se ikintu wenda cy'ibihumbi 100, urumva uzamubwira ngo nta mafaranga ufite? Kandi murabizi ko amafaranga muri iyi minsi tuyafata agenda, tuyafata caho. Rero inama nabagira, kuvuga ibintu byawe bishyira agatire, ubyihorere, ujye ubyimenyera. Nta kindi ndashobora kubabwira. Mwakurikirana Gasonjera rero kuri Instagram nitwa Sonjera 1, kuri TikTok nitwa Sonjera 2. mugende munsashinge mu following aho hantu, mujye mukurikiza inama mbabwira, bizagenda neza mu buzima. Kora subscribe una sharing iyi video inshuti zawe zikeneye kumenya ibi bintu. Thank you.